Murakaza neza abantu mwese, amahoro y'Imana abane namwe, ndetse nifuje ko muri uyu munsi tugiye gusangira amagambo matoya muri Bibiliya aza insanganyamatsiko ivuga ngo ubwenge. Akaba ari icyigisho gitoya nashatse kugira ngo buri muntu wese aze kubasha kumva ndetse no gusobanukirwa, kugira ngo tujye dukomeza dukore uruhererekane rw'ibyigisho, kugira ngo buri muntu wese ajye abasha gusobanukirwa, ndetse aho umuntu atabasha gusobanukirwa neza atwandikire tumusobanurire neza. Umunsi tugiye kwihera ku ijambo riboneka muri Yobu 28, aho turi gusoma umurongo wa 20, tukaza guteruka tugasoma 28, tukaza no gusoma turasoma 20, twongeye dusoma 22, tugateruka dusoma 28. Tugiye kwiga ku ijambo bita ubwenge. Mbese ubwenge bukomoka hehe? Haravuga ngo aya magambo ni amagambo nakunze cyane, numva mwese twayasanya kugira ngo aze kuba ayacu ku muntu uza kuyatega amatwi ndetse no kuyumva. Aravuga ngo tangire none se ubwenge bukomoka he, no kumenya kuba he, ko bihishwa amaso y'abazima bose. Utaruke ku murongo wa 22, aho ngo kirimbuzi n'urupfu biravuga biti amatwi yacu yabyumvishije impuha zabyo. Imana niyo izi inzira yabwo, kandi izi naho buba. Kumva kuko ireba ku mpera z'isi, ikareba no ku munsi y'ijuru hose, kugira ngo igere uburebure bw'umuyaga. Nukura amazi iyegeresha inshuro, igihe yahereye imvura itegeko, n'umuyaga w'inkuba ikawuha inzira. Nibwo yabubonesheje irabugaragaza, yarabukomeje ndetse iraburondora. Noneho tugiye kumva aho ubwenge buba. Twumvishe ko ahangaha kirimbuzi y'urupfu itabizi n'igihe yatandukanyirije amazi n'ijuru, ntabwo ubwo bwenge abantu bakabubonye neza, ahubwo tugiye kumva ubwenge bwa nyabwo ahantu bushingiye. Ese buri muntu wese akwiye gushaka ubwenge kuki? Haravuga ngo 28, Yobu 28, tukaba tugeze aravuga ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka kwa mbere ni ukuva mu bibi umuntu agera mu nzira nziza. Bantu banjye niko kubaho Uwiteka no kwanga ibibi byose byatuma utegerana n'Uwiteka. Zaburi 120, uri kumva ko Zaburi 111 umurongo wa 11 ngo kuba Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri. Uri kumva ko abantu bakora ibyo bafite ubwenge nyakuri. Reka muntu wanjye muri hano hakanya ubushishikarize ko wajya ufata umwanya muto ukiga ibyanditswe byera, akaba ari muri ruhererekane rwo twiga ibyanditswe byera gake ndetse ku murongo wabyo. Ariko ikintu nkubwiye ni kimwe, buri muntu wese nashake ubwenge buva ku Mana, reka yubahe Imana. Reka muri kano kanya buri muntu wese mushishikarize ko yazajya agirana umushyikirano n'Imana, kugira ngo ujye ubasha kuzamura ubwenge bwawe, ndetse ko wowe Uwiteka nibwo bwenge. Kumva ko buri muntu wese akeneye ubwenge bukomoka ku Uwiteka. Bantu banjye mbashishikarije muri uyu munsi ikiganiro cya mbere twagiranye. Imana y'amahoro ibahereze umugisha mu izina rya Yesu, amen.